Showbiz News Rwanda. Ntabwo nari nzi ubusobanuro bw'Amagweja. Aisha Inkindi avuga ko yisanze yatutse abagabo. Inkindi Aisha usanzwe ari umwe mu bakobwa bazwi ku nkoranyambaga mu Rwanda yavuze ko uriya mwaka ushize ubwo yitaga Amagweja abagabo batari mu ishami rishinzwe kurwanya iterabwoba CTU cyangwa se Counter Terrorist Unit atarazi ubusobanuro bw'iryo jambo. Uyu mukobwa rero yabigarutse mu kiganiro ajyanye n'abanyamakuru aho yarabajijwe uko byagenze kugira ngo avuge ari amagambo ataravuzwe rumwe ku mbuga nkoranyambaga. Mu magambo yagize ati icyo gihe nari ndi kuvugana aba CTU uwo munsi naye nanatoye Perezida Paul Kagame kuva nabaho nibwo bwa mbere nari ntoye nishimye. Nibuka rero ukuntu mu bihe byo kwamamaza twari turi guhanganira n'abantu kwicara kandi twaratojwe ko iyo haje umuntu mukuru uba ugomba kumuhagurukira. Mu magambo rero yakomeje agira ati none muri ibyo bihe twari turimo numvaga umusore agomba guhagurukira umukobwa nkumva ko umusore akwiriye kumuhagurukira kubera ko igitsina gore ari abanyantege nke. Naratekerezaga nti ntabwo baba babona ko bari abantu bababera urugero kuko kuva mu gitondo babaga bahagaze kuzuba kugeza batashye. Aya magambo rero y'umukobwa benshi batangiye kumwibasira bavuga ko atakwiriye kuvuga atyo, abandi bakavuga ko abamwibasiye cyangwa se bamwibasiye kuko nubwo bamwibasiye kuko yavugaga ukuri. Eze gukuri kubona uyu mukobwa yaravuga ukuri nawe? Tubwire muri comment zawe. Ubundi kandi ntabwo ari inkuru nari ngamiriye kuvuga, ubundi nari ngamiriye kuvuga kuri ngo Kimenyi Tito nuko najyanye nyine turebe ibiri kugenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga. Ariko kandi witwa nde, udukurikira uherereye he, amazina yawe ni ayanjye, nitwa Inkindi Showbiz News Rwanda. Nizere kuri bukore subscribe. Kimenyi Tito rero we yahishuye uburyo TikTok yamubereye ikiraro cyo kwinjira muri sinema. Kimenyi Tito umwe mu bakinnyi ba filimi bamaze kumenyekana ku mbuga nkoranyambaga yavuze ko urubuga rwa TikTok rwamubereye y'ubumenyi n'imbarutso yo kwinjira muri sinema, aho ubu ngubu ageze ku rwego rwo gukora no gusohora filimi ze bwite. Mu kiganiro rero n'abanyamakuru Kimenyi Tito yasobanuye ko gukoresha TikTok cyane byamuhaye igitekerezo cyo gukina filimi, abifata nk'uburyo bwo kwagura impano ye ndetse no kwigeza ku bantu benshi. Mu magambo yagize ati na mbere hose numvaga nshaka kuzakina filimi pe, ariko navuga ko TikTok yambereye ikiraro cyo kwinjira muri sinema, nabinyuzagamo ubutumwa bugira aho buhuriye no gukina, bityo byoroha kubona abantu bambona nk'umukinnyi cyangwa se kubona abafana. Yatangiriye rero kuri Love Might Happen akomeza kuri umuruho wanjye. Kimenyi rero yavuze ko mu kwezi kwa Nzeri 2024 aribwo yinjiye mu rugendo rwa sinema, atangira ku mushinga wa mbere yiswe Love Might Happen. Nyuma rero y'uyu mushinga yashyize hanze filimi ye nshya yitwa umuruho wanjye, ikubiyemo ubuzima bw'abana bakomoka mu muryango wifashijwe ariko bagahura n'akaga ko kubura ababyeyi bagatangira ubuzima bushaririye. Mu magambo yagize ati ni filimi nanditse ubwanjye, kugeza ubu dufite amashusho ya season 2 kandi tuzajya tuyisohora buri munsi kuri YouTube yanjye yitwa Kimenyi Tito. Avuga ko rero yitegura guhindura sinema nyarwanda akayishyira ku rundi rwego. Uyu musore yavuze ko ashima bagenzi be bakora muri sinema nyarwanda ariko kugeza ubu nta role model afatiraho urugero kuri we. Intego ni ukugera ku rwego rwo gushyira filimi kuri Netflix ndetse no kugira uruhare rufatika mu guhindura isura ya sinema mu Rwanda mu myaka 5 iri imbere. Ariko kandi ubundi mubona kuntu muri no minsi mani sinema yo mu Rwanda isigaye ifite storytelling iri ku rundi rwego. Sinema yo mu Rwanda zimwe muri filimi zisigaye zica kuri RTV, ubona ko nyine zimaze kujya ku rundi rwego. Tubwire kuntu ubundi ubona sinema yo mu Rwanda. Sinema yo mu Rwanda uyibona ute? Filimi z'abanyarwanda uzibona ute? Ese ubona ujyanije mu mwaka, tuvuge mu mwaka wa 2010 no kugeza muri uyu mwaka wa 2025, ubona itandukaniro ari iri? Filimi rero ye ya mbere ayifata nk'umwana we wa mbere. Ubona Kimenyi Tito yemeje ko ibyo amaze kugeraho byose abikesheje imbaraga yakoresheje mu kwiyubakira izina kuri TikTok. Ibyo rero aho ngaho ni naho hamuhesheje amahirwe yo kubona akazi ndetse n'amafaranga. We yagize ati filimi yanjye ya mbere nyifata nk'umwana wanjye wa mbere kandi yari nto kuko ntiyarimo abantu benshi, ariko yankoze ku mutima nanayikoze nshishikaye. Yongeyeho ko mu mishinga ye hazaza ashobora no kuzazana umukobwa bakundana witwa Judy nubwo atari mu bice bya mbere by'iyi filimi umuruho wanjye. Rero avuga ko ashobora no kumuzana muri iriya
filime. Imbogamizi rero n'ubushake bwo kwiga Kimenyi ntiyirinze kuvuga ko mbogamizi yahuye nazo zirimo kubura amashusho yafashwe, guhindura abakinnyi b'ingenzi ndetse n'ibindi bibazo bijyanye n'ubumenyi. Yavuze ko yakomeje kwiga ku ikorwa rya filime abinyujije ku kujya aho zifatira cyangwa se aho zifatirwa no kugisha inama abamubanjirije. TikTok rero ifatwa nk'urubuga ruteza imbere abahanzi n'abakora sinema kubera impamvu nyinshi zirimo kuba afite algorithm ikora ku buryo video nshya zigaragara ku bantu benshi vuba niyo utaramenyekana cyane. Ibi rero bituma impano nshya zibona umwanya wo kugaragaza ibyo zishoboye, bityo abantu bakazikurikira cyangwa se bakabegera ku bw'ubufatanye. Abahanzi rero n'abakinnyi ba filime bashobora gukoresha TikTok bagaragaza ibikorwa byabo, bigatuma abantu bamenya kurushaho cyangwa se bamenya kurushaho. Ibi bituma rero bubaka izina bya binyuze mu mashusho y'indirimbo, filime, inyigisho cyangwa se urwenya. Abakora sinema bashobora gukwirakwiza imbanzirizamushinga cyangwa se trailers, teaser cyangwa se uduce twa filime zabo kuri TikTok bikagera ku bantu benshi. Akabaho n'abashobora kwifuza kubagurira ibihangano cyangwa se kubashyigikira ku buryo bw'amafaranga. Rero iyo umuntu agaragaje impano kuri TikTok bishobora gutuma yitabwaho n'abamaze kumenyekana, abanyamakuru, ibigo bikora sinema cyangwa se umuzika cyangwa se abaterankunga, bigatuma rero agera ku rundi rwego ruhanitse. Benshi rero mu bahanzi n'abakora sinema basigaye binjiza amafaranga binyuze ku bufatanye na brands kubera uburyo ibikorwa byabo bihura n'abakunzi benshi kuri TikTok. Ibi bifasha kugira ubushobozi bwo kwishyurira imishinga yabo nko gukora film cyangwa se indirimbo. TikTok rero ituma umuhanzi cyangwa se umukinnyi wa film amenya icyo abantu bamuvugaho, ibyo bishimira cyangwa se ibyo banenga, bityo bikamufasha kunoza ibyo akora. Urugero rwa Kimenyi Tito rugaragaza neza uko TikTok yamufashije kubona ubwitabire, kwagura impano ye ndetse no kugira ubushobozi bwo gukora film ebyiri yikora agendeye ku mashusho yacaga kuri TikTok. Muri make, TikTok ni urubuga rwahinduye uburyo impano nshya zigaragara ku isoko, by'umwihariko mu bihugu bikizamuka mu ruhando rwa sinema rw'umuziki nyarwanda ndetse no mu muziki. Kimenyi Tito rero yatangiye gukira hanze filimi ye ya kabiri yise Umuruho wanjye. Kuri ubu ngubu Kimenyi kandi yavuze ko bazashingira ku busabe bw'abakunzi b'iyi filimi kugira ngo Judy azayigaragare. Kimenyi rero yavuze ko TikTok ariyo yabaye imvano yo kuba yarinjiye muri sinema nk'umwuga akunze. Kimenyi ubusanzwe uzwi mu gukora amashusho y'urwenya no kwigana abantu batandukanye kuri TikTok, arakataje mu rugendo rwo kuba umwe mu bahanzi bahindura sinema nyarwanda ahereye ku mishinga ye bwite ashyigikiwe n'imbuga nkoranyambaga. Ngayo nguko rero uwo ngo ni Kimenyi Tito uri kuvuga yuko TikTok cyangwa se imbuga nkoranyambaga zifite icyo zamumariye mu rugendo rwe rwa sinema. N'ubundi The Ben muri Uganda akomeje kugenda akora ibitaramo bigiye bitandukanye. Kuri ubu noneho agashya kagaragaye, The Ben yajugunyiwe isutiya ku rubyiniro i Kampala. The Ben yatunguwe n'umwe mu bafana we bamujugunye isutiya ari ku rubyiniro mu gitaramo yakoreye i Kampala ku wa gatandatu tariki 17 Gicurasi 2025. Ariko najyango nanone mbere yuko tubyinjiramo ngo byagenze bite se n'iki cyabiteye, ubanze tubwire se kujugunyirwa isutiya na gasuzuguro cyangwa se ni urukundo? Tubwiye muri comment dusangije igitekerezo cyawe. Kandi ku rundi ruhande aho bita Element Ere nawe yahundagajweho amashiringi n'umukobwa wambaye mu buryo bwavugishije benshi nkuko muri kubona kuri aya mafoto ubwo yataramiraga mu mujyi wa Kampala mu ijoro ryo kuwa 18. Bita Element Ere nawe yahundagajweho amashiringi n'umukobwa wambaye mu buryo bwavugishije benshi nkuko muri kubona kuri aya mafoto ubwo yataramiraga mu mujyi wa Kampala mu ijoro ryo kuwa 18 Gicurasi rishyira kuwa 19. Yatunguwe n'inkumi yari yambaye mu buryo bwavugishije benshi ikamuhundagazaho amashiringi menshi cyane, hanyuma bakabyinana. Ese wowe iyi nkumi uri kuyibona gute? Ese kandi Element Ere uri kumubona gute? Nire jambo wamubwira ikindi? Element Ere yavuze bwa mbere ku byo gutandukana na 155 AM n'amasezerano. Ibyo rero yavugiye muri Uganda ubwo yari kumwe na The Ben mu kiganiro n'itangazamakuru. Turaje tubivugeho turengo yavuze ibiki? Ese koko bazatandukana? Ese koko ibivugwa ku mafaranga y'abafitiye 155 AM bibi koko ni ukuri? Kandi kundi ruhande turata tuvuga uburyo Diamond Platnumz yongeye mu ndirimbo ya Bruce Melody ndetse na Brown Joel ugezwe muri Nigeria. Burya kubura twabonye ngo
Diamond Platnumz azakora indirimbo n'uyu nguyu Bruce Melody, ntabwo ari we wari wapanzwe. Turaje turengo ni gute uyu nguyu Diamond Platnumz yisanze yagiye muri iyi ndirimbo. Ben Kevin Kade na DJ Flix bageze ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Entebbe muri Uganda, aho bitabiriye igitaramo Play Love kizabera muri Kampala Sena Hotel kwa 17 Gicurasi uyu munsi kuwa gatandatu. Ariko kandi Ben yatangaje yuko yifuza gukorana na bamwe mu bahanzi bo muri Uganda indirimbo cyangwa se gukorana ibikorwa by'umuziki. Uribaza ngo ni bande? Ese kandi kubera iki The Ben yagiye gukora igitaramo hano muri Uganda? Ku rundi ruhande ndavuze kuri Kevin Kade nawe afiteyo ibitaramo bibiri. Umuhanzi France Impundu waruzi ko afitiye crush Juno Kizigenza. Eze kandi waruzi ko Juno Kizigenza amaze imyaka 5 mu muziki w'u Rwanda akaba arimo arawiziza. Utanga igitekerezo cyawe muri comment. Ku rundi ruhande wo bita Kadudu, ni nkungiye kuvuga mbabaye, Kadudu wo muri Chinese comedy muramuzi cyane. Yavuze uburyo yigeze kugerageza kwiyahura, avuga uburyo yigeze kundi fata ku mavuta yafunzwe mu kwa 10. Kuri ubu ngubu tugeze mu kwa 5, amaze gushira amezi 7 iyo ubaze neza, ariko icyo gihe atabwa muri yombi yashinjwaga ibyaha bibiri. Kuri ubu muri ibyo byaha bibiri yashinjwaga hamaze kuzamo ibindi byaha nanone 3, kubera ko kuri uyu munsi ari gushinjwa ibyaha 5. Mananje bata ku mavuta rero byagenze biti. Urubanza rwe rwatangiye saa 4 za mu gitondo yubowe n'abacamanza 2 ndetse n'umwanditsi umwe ndetse n'abashinjacyaha 2. Wibuke neza abashinjacyaha nibo babashinja icyaha fata ku mavuta. Ariko mbere yuko tubyinjiramo turengo ni bebe hano yafatiwe ni gutu urubanza rwagenze, ni ibiki fata ku mavuta yatangaje cyane ko nawe afite ijambo rikomeye ageneye abakunzi be ndetse n'abandi bantu bari mu myidagaduro. Turaje turengo ni ibiki, aho ubundi ngenetswa Ferreriz, ukore subscribe na follow. Ariko kandi nanone wowe witwa nde uri kudukurikira urerereye he? Ibyo ni ingenzi cyane. Floreye wamamaye mu muziki nka Yamano yashyizemera kabana n'umukunzi we ndetse ko mu minsi ya vuba arakora ubukwe. Yamano nk'umwe mu bahanzi bakizamuka neza cyangwa bari kuzamuka neza mu muziki w'u Rwanda yatangaje ko amaze abana n'umukunzi we kandi mu gihe kiri imbere azakora ubukwe, agateranya inshuti n'imiryango bakabaha umugisha mu bukwe n'ubundi busanzwe bukorwa mu muco nyarwanda. Ku rundi ruhande kandi Obita Ntazinda Erasmus wahoze ari meya w'akarere ka Nyanza washinjwaga icyaha cy'ubushoreke no guta urugo, kuri ubu yarekuwe. Ku itariki Yago Pondat akaba n'umunyamakuru yongeye guteza impagara ku mbuga nkoranyambaga nyuma yo kuvuga yuko agiye gutamaza DJ Brian na Jihad, agashyira hanze amashusho yabo barimo bakora ibiteye isoni, hanyuma nabo bagakora ibiganiro bavuga yuko batakimwinginga ndetse bamuha rugari ko ayo mashusho yashyira hanze. Yago Pondat yavuze ko rero ashyizerezo kuri aya matiku. Turaje turengo ni gute ashyizerezo kuri aya matiku mu buryo busekeje cyane kandi mu buryo bwo kwikiza byose. Turaje Showbiz niyo si Rwanda.